Reka twongere tubahe ikaze kuri ATV Rwanda mu nkuru y'uyu munsi mu buhinzi. Uyu munsi turabagezaho bimwe mu bintu byafasha umuhinzi cyangwa umworozi gukora umwuga we agatera imbere kandi akorera ku buso buto. Ubuhinzi ni kimwe mu bintu bifitiye akamaro gakomeye ubukungu bwa Afurika ndetse n'isi muri rusange. 70% by'abakozi ku mugabane wa Afurika bakora imirimo ifitanye isano n'ubuhinzi, ndetse 25% by'umusaruro mbumbe kuri uyu mugabane buturuka mu buhinzi. Nubwo bimeze bityo ariko, ibura ry'ibiribwa rikabije ndetse n'ibibazo by'ubucuruzi ku mugabane wa Afurika hamwe no mu bice byinshi by'isi byatumye ubuhinzi bugaragara nk'urwego rwagira uruhare mu guhangana n'ibyo bibazo. Gusa twabwira ko atari buri gikorwa cyangwa buri mushinga w'ubuhinzi wose wakubyarira inyungu. Uyu munsi turababwira bimwe mu bihingwa byunguka cyane kandi tunarebere hamwe iby'ingenzi byo kwitondera mu gihe utegura ubutaka uzahingaho. Hari ibintu ugomba kwitaho iyo ushaka ko ubuhinzi buguha amafaranga. Uba ugomba kumenya ibihingwa byunguka ndetse ukanasobanukirwa n'uburyo bwo kubihinga kuva mu murima kugera ku isoko. Ubwo twabahitiyemo none ni ubuhinzi bw'ibinyampeke. Ibinyampeke cyane cyane ibigori, ingano, uburo n'umuceri ni bimwe mu bihingwa byunguka cyane ndetse bihingwa cyane hirya no hino muri Afurika. Kubihinga bisaba ubutaka bufumbiye kandi bufite ubusharire buri hagati ya 6 na 7.5 kugira ngo ugere ku musaruro mwinshi w'ibinyampeke byawe. Ariko nko ku muceri ho uzakenera ubutaka bufite amazi ahagije kubera ko ubuhinzi bw'umuceri bukenera amazi. Ibigori bishobora gutanga umusaruro wa kilograma 1400 kugera ku 2300 kuri hegitari imwe, aho igiciro kiri hagati y'amadolari 0.5 kugera kuri 1 ku kilo. Ingano zigatanga kilograma 1400 kugera ku 1800 kuri hegitari, igiciro kikaba kiri hagati ya 0.5 kugera kuri 1 ry'amadolari ku kilo. Naho umuceri ugatanga kilograma 2700 kugera ku 3600 kuri hegitari imwe, ku giciro cy'amadolari 1.35 ku kilo. Kuri mwe bahinzi rero, nahanyu ho guhitamo mukurikije ibyo mwumvise bisabwa kugira ngo ugere ku iterambere mu gihe wawe uyobotse ubuhinzi bw'ibinyampeke. Ubaye ukeneye ubujyanama cyangwa amahugurwa ku buryo wakora ubuhinzi bwa kinyamwuga kandi bubyara inyungu, reka nkurangire ikigo cya Stewardship Agribusiness Incubation Center, aricyo SAIC mu magambo ahinnye. Aba bazagufasha mu bujyanama ku kwigira umushinga ndetse no kuguhuza n'abashobora kugutera inkunga kugira ngo umushinga wawe utange umusaruro ukwiye. Bakorera Kicukiro Sonatube mu nyubako ikoreramo kaminuza ya UTB. Ku bindi bisobanuro mugasura imbuga nkoranyambaga zabo arizo Twitter na LinkedIn ndetse no kuri www.saic.rw. Mwakoze kubana natwe uyu munsi. Tuzasubire ku munsi w'ejo. Mwari kumwe nanjye Alice Dusabimana.